dawe Mana y'Ijuru turagushimira kuko waduhaye Umwana wa Yesu Kristo akatwigisha gukora ibyo ushaka no gukunda uko bikwiye. Nyagasani Yesu, uzuza mu mitima yacu amatwara y'ubutumwa bwa Data wadusohereje. Dore turi imbere y'isakramento ryawe ritagatifu, ari naryo ugiyeho ubwawe. Iki ni umubiri wanjye mwakire murye, iki ni amaraso yanjye mwakire munywe. Ubwo buntu bwawe Nyagasani buneza imitima yacu, ntiwaducunguye gusa ahubwo wiyemeje no kudutunga, kandi tukabaho muri ubugingo tuzi ko tweshejweho nawe, dutegereje muri ubugingo bushya nanone dukesha ingabire yawe. Gusa twakwitura iki Nyagasani? Ntacyo twabona atari ugusingiza izina ryawe. Akira imitima yacu n'iy'abacu, akira imibiri yacu n'iy'abacu, n'ugushaka kwacu kose, mbese ibiri byacu byose turabigutuye. Ahasigaye twitungirwe nawe. Nyagasani Yesu Kristo, kuba turi imbere y'isakramento ryawe ritagatifu bitwibutsa ingabire y'urukundo wagize ishingiro ry'ingoma y'Imana mu bantu, kugira imukundane nk'uko nanjye nabakunze. None turagusaba ngo Kiliziya yawe itunzwe n'Eucharistia ntagatifu ugiye kuba ikimenyetso nyacyo cy'urukundo muri iyi si icumbi nawe. Ababatijwe mu izina ryawe kandi batunzwe n'Eucharistia ntagatifu, bahe kudatambamira urukundo rwawe mu bantu. Imibereho yacu n'imyifatire yacu imbere y'abandi bibe intangarugero y'urukundo rwawe, twizihiza igihe cyose turi igitambo cy'Eucharistia ntagatifu. Uyu mwanya tugutuye abarwayi bose, ari abarwaye mu ngo zabo, ari abarwaye kwa muganga, abarwayi ba roho, turabagutuye kugira ngo ubakize. Tuzi neza kandi twemera ko ukiza, niyo mpamvu bose tubakweguriye kugira ngo ukuboko kwawe kubakize, kugira ngo ubagire neza kandi uje mu mitima yabo ihumure, amahoro, urukundo n'ibyishimo bigukomokaho. Gumana